icyubahiro kibi cy'Imana turanezerewe ku bw'uyu munsi wa none ko Imana yongeye kuduha akanya ko kugaruka hano kuri Good Rich TV. Turifuza kubanza kusenga. Mana y'imbabazi n'ubuntu bwinshi, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ushobora byose nta kikunanira, ushobora kurinda ubugingo bw'abantu bawe, kandi icyifuzo cyawe mwami gihoraho ibihe byose no kugira ngo ubugingo bw'abantu buhinduke bukugarukire. Twebwe ntabwo duhindura ubugingo bw'abantu, ahubwo wowe uravuga uti nimuvuge guhindura imitima n'ukwanjye. Rero mwami duhagaze hano muri iki gitondo, ubugingo bw'abantu bawe reka bubone ubushake bwawe. Kora ku mitima y'abumva bose, girira neza b'imitima igukunda, hindura iyabenshi kugira ngo bagarukire ubuntu bwawe. Girira neza igihugu cyacu, girira neza inshuti zacu ziri hirya no hino. Aya magambo bumva ajya reka kuba amatakaragasi, ahubwo ajya aba amagambo y'akamaro mu mitima yabo, kugira ngo mwami utunganye ubugingo bw'abantu bawe. Aho uzagarukira data wera uzasanga ubwo bugingo bukwiteguye. Urakoze rero byose tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Icyubahiro kibi cy'Imana nanone twifuje gusuhuza inshuti zacu, abari hafi na kure, abajya badutelefona, abakunda ijambo ry'Imana. Turasuhuza abari Rusizi, turasuhuza abari mu mujyi wa Nyagatare, turasuhuza abari za Musanze, turasuhuza abari hirya no hino bakunda iki kiganiro kuri Good Rich TV. Inshuti zacu turababwira ngo Imana ibagirire neza, kandi nkuko mudukunda mutureba hano kuri televiziyo, niko natwe tubakunda tutekereza yuko mutureba. Icyubahiro rero kibi cy'Imana. Imana ishimwe kubw'ubuntu bwayo burinda ubugingo bwacu twese hamwe, namwe natwe. Turi muri iyi si ihora ihindagurika igihe cyose, ihora ishinga agatebe gatoki, ihora ihindagurika igihe cyose. Ariko iyo tureba uburyo nk'ubwo bw'iyi si turimo, tugasubiza amaso inyuma tukareba iki ibyanditswe byera bivuga, mu by'ukuri iyo usoma muri Daniyeli haravuga ngo usoma ibi abyitone. Icyubahiro kibi cy'Imana. Tutabishaka runaka nonaha isi yere abantu badashobora kwemeranya naho. byanditswe
Imana ijya kurema isi ibyanditswe numvise umunyapolitike uriya ntabwo cyangwa kuba yaramutse utazi uko yiriwe. So ibyo bintu bitatu rero ku muntu utekereza agomba kumenya isi arimo, uko yaraye, uko yiriwe nuko yaramutse. Nendaga kuvuga buriya bigeze kubaho perezida wa leta zunze, ngira ngo ariko singiye umwumva. Ntabwo igifite ireme cyari cyo cyose gihindagurika kidafite ireme, urumva. So kandi vuba na vuba impamvu ihindagurika vuba na vuba nuko isi ifite aho iyo abahanga bakomeye b'abanyapolitike bakomeye ku isi rimwe na rimwe iyo tuvuga ibingibi bo basa naho babyumva, ariko ugasanga barasa naho babigizeho gushidika. Nibyo igihe kenshi ukuri gushidikanywaho, abantu bagomba kumenya ibi. Kenshi na kenshi ukuri abantu bagushidikanyaho, ukuri kibikimana icyubahiro kibikimana. Rero ntabwo nyine nkuko twabibabwiraga, ntabwo tuza hano kugira ngo turwanye umwanzi wacu. Umwanzi wacu ni umwe. Umwanzi wanjye n'umwanzi wawe n'umwanzi w'umuturanyi n'umwanzi w'umuvandimwe n'umwanzi w'inshuti n'umwanzi w'abana n'umwanzi w'abakuru n'umwanzi w'isi n'umwanzi w'ijuru. Tugira umwanzi umwe burya. Nuko twebwe abantu tugera aho ngaho kandi uwo mwanzi akaduteranya, ariko umwanzi wacu abumwe aba Satani. Umwanzi wacu ni Satani. Uyu mwanzi wacu rero niwe tuza hano kugira ngo tubashe kujya inama, abari hano namwe batureba tubashe kujya inama, tumenye uko uwo mwanzi wacu rero twamurwanya. Icyubahiro kibikimana. Kandi tunazirikana, tujye tuzirikana yuko isi igenda inyura mu bihe. Isi iragenda inyura mu bihe, urumva. Isi iragenda inyura mu bihe, kandi Bibiliya iravuga ngo buri gihe, buri gihe, buri kintu kigira igihe cyacyo, urumva. Njya mbabwira hano nkababwira nti mu gihe cya Nowa, kuko nibwo ivugabutumwa ryatangiye. mu gihe cya Nowa nibwo ivugabutumwa ryatangiye. Ivugabutumwa rero ryo mu gihe cya Nowa kwari ukubaza inkuge, urumva. Abantu bakije Imana yari yavuze gusa ngo Nowa bazi inkuge, abantu binjire mu nkuge, kwinjira gusa, urumva.
ibintu by'Imana biba byiza iyo tubyitondeye, kuko dukeka ko abantu bariho muri icyo gihe bari n'abahanga cyane kuruta abariho muri kino gihe. Ndakwereka akantu gato kagaragaza ko abariho muri icyo gihe bari abahanga cyane kurusha abariho muri kino gihe. Reba ziriya piramidi zo mu gihugu cya Misiri, ziriya piramidi zo mu gihugu cya Misiri zubatswe mu gihe cya Nowa. Ziriya piramidi zo mu gihugu cya Misiri zubatswe mu gihe cya Nowa, ariko reba ziriya piramidi na n'ubu ziracyahari. Tekereza rero ubuhanga bazikoranye kuva icyo gihe. Nta bandi bahanga turabona bakora ibindi byihariye bitandukanye na ziriya piramidi. Icyubahiro kibi cy'Imana. Reba rero icyo gihe ikoranabuhanga ryariho, n'abantu bari benshi, n'ibihe byari byinshi, n'ibihe byari bari mu gihe runaka, mu mbabarire, bari mu gihe runaka. Ariko icyo nendaga kuvuga ikintu kimwe, yuko ubutumwa bahawe bwari ubwo kwinjira mu nkugi, ngo nimuze mwinjire mu nkugi. N'abajura, n'abari bafite ingeso zitandukanye, n'abari bafite uko babayeho wenda kutari kwiza, kutari kwishimiwe muri icyo gihe, icyagombaga kubakiza bose, agakiza k'icyo gihe kari ukwinjira mu nkugi. Icyubahiro kibi cy'Imana. Agakiza k'icyo gihe kwari ukwinjira mu nkugi. Amen, amen. Ariko tekereza, biliyoni na biliyoni zariho muri icyo gihe, ngira ngo zari zigeze no zari nyinshi cyane, miliyari zariho muri icyo gihe, kuko Bibiliya itwereka ko icyo gihe abantu bamaze kugwira mu isi, isi yari imaze kuzura abantu. Urumva, isi yari imaze kuzura abantu muri icyo gihe. Aya maparike yari atariho, ntabwo yari ahari. Isi yari imaze kuzura abantu buzuye. Reka nkubwire, uko isi yari imaze kuzura abantu buzuye, ntabwo icyo gihe urupfu rwari rwakototeye abantu cyane nk'uko bimeze muri kino gihe cyacu. Kuko iyo ureba nka Metusela bigeze kumara imyaka 900, n'abandi n'Abarameki n'abandi gutyo. Mbese urebera aho ngaho, ni nk'urugero natangaga kuri Metusela, uhereye aho ngaho abantu bamaraga imyaka myinshi, abantu bamaraga imyaka myinshi, ntabwo bapfaga cyane nk'ubu. Urumva, ntabwo bapfaga cyane nk'ubu. Ubwo rero barororokaga, hariho biliyoni na biliyoni ku isi. Icyubahiro kibi cy'Imana. Noneho rero Imana kenshi na kenshi igira uburyo bw'ishyiraho, igira igipimo runaka ishyira imbere y'abantu, kugira ngo icyo gipimo igipimisha abantu, imenye ko abantu bayikunda. Amen. Iyo ubwayo Imana, iyo ubwayo Umuremyi igira igipimo ishyiraho imbere y'abantu kugira ngo imenye ko abantu bayikunda. Amen. Si twebwe tumenya ko dukunda Imana, ahubwo Imana niyo imenya ko tuyikunda. Noneho twebwe ikitugaragariza ko dukunda Imana ni iki? Nuko tuza kuri cya gipimo cy'urukundo rwayo. Haleluya. Nicyo gituma mu bihe byose
imana igenda ishyiraho icyo gipimo. Haleluya. Gusenga ni byiza, ariko si cyo gipimo kigaragaza yuko abantu bakunda Imana. Oya, erega n'impamvu dusenga, twasenga nabi, twasenga neza, iyi misengere iyo ari yo yose uko dusenga tubikora kubw'inyungu zacu. Haleluya. Yes, tubikora kubw'inyungu zacu. Ndaguha urugero ruto. Iyo udafite umwana usenga kugira ngo ubone umwana, iyo ni inyungu yawe. Iyo udafite amafaranga usenga usaba Imana kugira ngo iguhe amafaranga. Urumva? Iyo udafite inkwi uyikeneye usaba Imana kugira ngo iguhe inka kuko uyikeneye. Nyumva mwene data mushiki wanjye, gusenga rero si cyo gipimo kigaragaza yuko dukunda Imana, ahubwo gusenga tubikora kubera ibyifuzo byacu n'inyungu zacu tugamije, kugira ngo wenda tubone uburyo runaka bwo tutari dusanganywe bushobora kudufasha muri ubu buzima bwa none. Icyo rero mushiki wanjye mwene data si cyo kigaragaza ko umuntu akunda Imana. Aho wajya gusengera hose wiyiriza ubusa iminsi 40-50, aho wajya gusengera hose nta, ariko turavuga yuko atari cyo gipimo kigaragaza ko umuntu akunda Imana. Urumva? No kwibabaza ni byiza, gusenga ni byiza. Kwibabaza ukiyiriza ubusa, uriyiriza ubusa nyine muri bwa buryo bugomba kujyana na ya masengesho kubera za nyungu zawe ushaka imbere y'Imana. Sobanukirwaho icyubahiro kibi cy'Imana, sobanukirwaho. Amen. Nibyo. Ariko n'ibindi bijyanye n'ibyo, n'ibindi byo kuririmba no kuririmba, yewe si nacyo gipimo kigaragaza yuko umuntu akunda Imana. Bibiliya iravuga ngo ubabaye unezerewe aririmbi. Urumva? Iyo turirimba indirimbo z'Imana, nzaririmba igitangaza n'ibindi nk'ibyo. Iyo turirimba izo ndirimbo z'Imana rero nuko tuba tunezerewe, turishimye, turanezerewe, kandi mu byishimo byacu turanabigaragaje, tubigaragarije mu ndirimbo. Ibyo byose ni byiza kubikora, ni byiza kubivuga, ariko icyo si cyo gipimo kigaragaza yuko umuntu akunda Imana. Amen. Kandi ibintu byo gukunda Imana, nge ntekereza yuko ari nta muntu wavuga yuko abifite umwihariko ku giti cye. Wavuga atyo yaba afite ukundi atekereza. Ariko igipimo kigaragaza ko abantu bakunda Imana ni kimwe cyonyine. Ni kimwe cyonyine. Igipimo kigaragaza ko abantu bakunda Imana ni kimwe cyonyine. Ijambo ry'Imana riravuga riti umuntu nankunda. Muri Yohana hariya ibyanditswe byera biravuga, muri abasomyi ba Bibiliya mwese murabizi. Ni nabyiza kugira ngo wenda munishakire bidutere n'umwete wo kugira ngo kenshi cyangwa rimwe na rimwe tumenye naho ibyanditswe byera biri. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umwami wacu Yesu Kristo aravuga ngo umuntu nankunda azitondera amagambo yanjye. Icyubahiro kibi cy'Imana. Aravuze ati umuntu nankunda azitondera amagambo yanjye. Imana itanga ijambo ryayo ikarishyira imbere y'abantu.
icyo nicyo gipimo kigaragaza gishobora gupima abantu ko gukunda Imana ari yego cyangwa ari oya. Imana ifata igipimo cy'ijambo ryayo ikagishyira imbere y'abana y'urubyiruko kugira ngo irebe ko urubyiruko ruyikunda. Bibiliya ikavuga ngo umusore azeza ati inzira ze, ngo azazeresha kwitondera icyo ijambo ryawe ritegeka. Urumva? Icyubahiro kibi cy'Imana. Ifata ijambo ryayo ikarishyira imbere y'abagabo. Iyo imaze kurishyira imbere y'abagabo, ni igipimo gipima uburyo abagabo bayikundamo. Urumva? Ni igipimo gipima uburyo abagabo bakundamo Imana. Cyubahiro kibi cy'Imana. Imana ifata igipimo cy'ijambo ryayo ikagishyira imbere y'abagore, ikarishyira imbere y'abagore. Iryo jambo ryayo ititaye ku bihe uko bimeze, ititaye ku kutarobanura ku butoni bwayo, ifata igipimo ikagishyira imbere y'abagore kugira ngo irebe ko abagore bayikunda. Amen. Kugira ngo irebe twemera dushingiye ku byanditswe. Bavandimwe bacu, inshuti zacu, twemezwa n'ibyanditswe. Amen. Twemera dushingiye ku byanditswe, tukemezwa n'ibyanditswe. Iyo usoma reka mbabwire, ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza kugira ngo dufate umurongo umwe w'ibyanditswe noneho tuwujyane kugira ngo tuwubakireho. Ntabwo ari byiza kugira ngo dufate imirongo ibiri y'ibyanditswe kugira ngo tuyijyane tuyubakireho. Ibyanditswe si umurongo umwe. Umwana uri ku ikoranabuhanga dufashe. Ibyanditswe ntabwo ari umurongo umwe. Ibyanditswe ni Bibiliya yose. Icyubahiro kibi cy'Imana. Ibyanditswe ni Bibiliya yose. Rero ibyanditswe niba ari Bibiliya yose, tugomba kwemera tukizera icyo ibyanditswe byera bivuga. Ku ikoranabuhanga bimeze bite? Ariko hano nta tugomba kwemera tukizera icyo ibyanditswe byera bitubwira. Kuko ntawe urabona Imana, nta n'uwigeze ayibona. Imana si n'umurage gakondo ngo wenda umuntu abe yarayirazwe na sekuru na sekuruza n'akameze mu miryango. Ntabwo ari uko bimeze. Icyubahiro kibi cy'Umwami wacu Yesu Kristo.
ya ikitwereka imana ni ikintu kimwe. Ikitwereka imana ni ikintu kimwe. Ikitwereka imana ni ijambo ryayo. Ijambo ryayo ari ryo Bibiliya. Ikitwereka imana ni ijambo ryayo. Ijambo ryayo ari byo byanditswe byera. Turashyiraho urufatiro rw'ibyo tuzakomeza kuvuga umwami nabishaka mu gihe kiri imbere. Noneho rero iri jambo ryayo nababwiye ko ari wo munzani upima ko tuyikunda. Iri jambo ryayo abajya mu ijuru niryo nzira ibajyanayo. Iri jambo ryayo abashaka ukuri niko kuri bagomba kuvuga. Iri jambo ryayo abashaka ubugingo, Bibiliya iravuga ngo muri we harimo ubugingo. Haleluya! Muri we harimo ubugingo. Muri nde? Muri Kristo umwami. Noneho Kristo umwami niwe jambo ry'Imana tubona nonaha. Niwe Mana yambaye umubiri. Emmanuel bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Amen. Icyubahiro kibi cy'Imana. So ngiki gipimo rero Imana ipimisha ubugingo bwacu. Ngiki gipimo rero Imana igaragarizamo ko abantu bayikunda. Iyo tubwirije ijambo ryayo uko riri, va ku ntege nke zacu nk'abantu. Iyo tubwiriza ijambo ryayo uko ryanditse, va ku ntege. Abantu tugira intege nke mu byo tuvuga, mu byo dukora, mu mirebere yacu. Turareba tukifuza, turareba tugatekereza. Uko niko umuntu ateye mu gihe akiri muri ubu buzima. Urumva? Ariko izo ntege nke zacu nk'abantu zishyira iruhande. Urumva? Kuko nubundi turashaka gusoma ibyanditswe byera. Kuko nubundi ijambo ry'Imana riravuga ijambo ry'Imana riravuga hano. Reka turebe hano icyo rivuga. Tuba dushaka kugira ngo yumvikane. Va ku ntege nke zacu nk'abantu. Va ku byo umuntu yibwira, va ku byo umuntu atekereza. Ariko umva icyo ijambo ry'Imana rivuga. Imana izi yuko n'abantu ari abanyantege nke. Iravuga itya muri Yesaya 40 kugeza igice cya 40 uhereye ku murongo wa 31. Aravuga ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga. Ariko iriya Bibiliya bita King James iravuga ngo bagurukisha amababa nk'ibizu. Baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Icyubahiro kibi cy'Imana. Urumva yuko Imana izi yuko hari n'abantu bafite, izi ko abantu bagira intege nke.
mu buzima rusange. Ariko igipimo ishyiraho ku buhanga bw'ibyuma bimeze neza, igipimo ishyiraho Imana ntabwo igipimo cy'uko abantu bayikunda ari urusengero. Ariko urusengero kuzubaka ni byiza. Ntabwo igipimo cy'uko abantu bayikunda ari ukuba pasiteri. Ibyo ni byiza, twese nibyo turi byo hano. Ariko twababwiye yuko igipimo ari ijambo ryayo. Urumva? Ariko si ukuvuga ngo ni ijambo ryayo gusa. Hariho n'uburyo iryo jambo ryayo irikoresha kugira ngo ribashe igipimo nyakuri. Haleluya! Kugira ngo ribashe kuba igipimo nyakuri. Uburyo rero bwa nyabwo irikoresha kugira ngo bubashe kuba igipimo nyakuri, ituma umuhanuzi, urumva, kuva mu isezerano rikuru kuza kugeza muri shya, Imana yakomeje gutuma abahanuzi, igatuma umuhanuzi umwe mu gihe, nkuko yatumye Nowa mu gihe cye, nkuko yatumye Samweli mu gihe cye. Samweli ntabwo yabayeho mu gihe cya Nowa. Nkuko yatumye Dawidi mu gihe cye, Dawidi nawe yari umuhanuzi nubwo yari umwami. Nkuko yatumye Yesaya mu gihe cye, nkuko yatumye Yeremiya mu gihe cye, Yeremiya ntabwo yabayeho mu gihe cya Yesaya. Imana buri gihe cyose igenda ituma umuhanuzi. Iyo usoma muri Amosi 3:6 naho hatugaragariza yuko Imana nta kintu izakora idatumye umuhanuzi. Iyo usoma muri Yesaya 9, iyo usoma muri Samweli wa mbere ngira ngo 9:9 agaragaza yuko abakera iyo bajyaga kubaza Uwiteka bavugaga batya bati, nimuze dusange bamenya. Bibiliya ikavuga ngo uwitwaga bamenya, kuri uwo witwa umuhanuzi icyo gihe yitwaga bamenya. Mana. So noneho nicyo gituma igipimo ari ijambo ry'Imana. Kandi igihe cyose ijambo ry'Imana rizira umuhanuzi. Iyo dusoma muri Malaki 4, ibyanditswe bitwereka yuko abana b'Imana izaboherereza umuhanuzi. Haleluya! Buri kintu kigira abana. Muri Malaki 4 haravuga ngo Imana izohereza umuhanuzi. Buri kintu kirabyara. Urumva? Igiti kirabyara, insina irabyara, inka irabyara. Buri kintu cyose Imana yagikiriyeho uburyo bwo kubyara. Idini rirabyara, idini ribyara abanyadini. Urumva mwene data? Idini ribyara abanyadini. Imyemerere yacu itandukanye ibyara abantu bafite imyemerere itandukanye nyine. Urumva? Ariko Imana nayo ibyara abana, igira abana. Haleluya! Imana igira abana. Mwene data mushiki wanjye, itubyaza iki Imana? Itubyaza ijambo ryayo. Haleluya! Itubyaza ijambo ryayo. Ititaye ku ntege nke zawe, ititaye ku ntege nke za buri muntu, ariko itubyaza ijambo ryayo.
haleluya. tekereza kuri iki muvandimwe wanjye, inshuti yanjye. buri kintu cyose kibyara cyangwa cyororoka, Imana yagishyiriyeho itegeko ryo kororoka. haleluya. Imana yagishyiriyeho itegeko ryo kororoka. buri kintu cyose kibyara, Imana yagishyiriyeho itegeko ryo kubyara. niyo iriya nyigisho yacu reba hariya ku ntuza kuri screen. urumva, buri kintu cyose kibyara, Imana yagishyiriyeho itegeko ryo kubyara n'uburyo bwo kubyarwa. rero abana b'Imana babyarwa n'ijambo ry'Imana. abana b'Imana babyarwa n'ijambo ry'Imana. ntabwo babyarwa nuko bifuza, ntabwo babyarwa nuko bemera, ntabwo babyarwa nuko ari ubwoko ubu n'ubu, ahubwo babyarwa n'ijambo ry'Imana. amen. turi ku itegeko ryo kubyara, nicyo hariya bivuga. urumva, itegeko ryo kubyara cyangwa ryo kororoka, no uko ubona kuriya byanditse nicyo bisobanura. icyubahiro kibi cy'Imana. Imana itubyarisha ijambo ryayo. ntabwo ubwo tubyarwa no guhitamo kwacu. haleluya. ahubwo tubyarwa n'ijambo ryayo. ariko nk'uko nababwiye, buri kintu cyose Imana yashyizeho uburyo kigomba kubaho. ikibyara, Imana yashyizeho uburyo kigomba kubyarwamo. igipfa, Imana yashyizeho uburyo kigomba gupfamo. ntabwo rero kenshi na kenshi ntabwo Imana iza mu nzira zacu. inzira zacu rero ni imyemerere yacu. ntabwo Imana iza mu nzira zacu. nubwo dusa naho twenda kuyikurura ku ngufu ngo tuyizane mu myemerere yacu. ntabwo Imana iza mu nzira z'abantu, ahubwo yo iza mu nzira zayo. inzira zayo rero ni ijambo ryayo. noneho uko ibyara abana, yohereza ijambo ryayo, iryohereza irinyujije mu kanwa k'umuhanuzi. urumva, irinyujije mu kanwa k'umuhanuzi. umuhanuzi Yohana aje igihe cy'abanyamahanga cyenda gutangira, igihe cya Isirayeli gisozwa. umuhanuzi Yohana aje yabwiye abantu ati, njyewe ndababatirisha amazi, ata ari kuzaza
inyuma yanjye azababatirisha umwuka wera n'umuriro. Haleluya. Umwuka ni Imana ubwayo, umuriro ni ijambo ry'Imana ubwaryo. Haleluya. Umwuka ni Imana ubwayo, umuriro ni ijambo ry'Imana ubwaryo. Mu isezerano rikuru mu gutegekwa kwa kabiri haravuga ngo Imana ni umuriro ukongora. Haleluya. Imana ni umuriro ukongora. Urumva? Ni umuriro ukongora Imana. Urumva? So ijambo ryayo rero nanone niryo y'ubwayo, niryo muriro. Imana kandi ubwayo ni umwuka wera. Urumva? Ntabwo ari byiza kuzana interpretation zitandukanye ngo tugerageze kwinterpretinga ijambo ry'Imana bitandukanye nuko ryanditse, kuko iyo turiha za interpretation zitandukanye bizana imyemerere itandukanye. Imyemerere yacu itandukanye izanywe na interpretation zitandukanye to interpreting ijambo ry'Imana. Urumva? So noneho rero muri ubwo buryo turashaka gusoma ibyanditswe hariya. Muri ubwo buryo Imana isezeranya abana bayo kuzaboherereza umuhanuzi Eliya. Icyubahiro kibi cy'Imana. Abana b'Imana, abana b'Imana izaboherereza umuhanuzi Eliya. Umuhanuzi Eliya azaza azanye iki? Azaza azanye ijambo ry'Imana rivuga ngo uku niko Uwiteka avuga. Uku Uwiteka avuga. Haleluya. Umuhanuzi Eliya azavuga uku niko Uwiteka avuga. Aza umuhanuzi Eliya wasezeranijwe azasubira mu byanditswe. Amen. Dusoma muri Matayo, dusoma muri Yesaya. Ikibazo cyakubaza ngo se Yesaya yiba yariho nona muri kino gihe cyacu, wakabaye umwemera nk'umuhanuzi? Icyo ni ikibazo kimwe. Ikindi cya kabiri, niba Imana idusezeranya yuko izohereza umuhanuzi Eliya, kuki tudatekereza yuko iyohereje Yesaya, ikohereza Amosi, ikohereza Samueli, ikohereza abahanuzi bose na ba Yohana Umubatiza? Erega bari abantu, bari abantu utagira ngo bari bafite undi mwihariko utandukanye n'abantu. Umwihariko gusa bari bafite n'umwe, bari abahanuzi. Ariko nanone b'abantu baza guhanurira abantu. Icyubahiro kibi cy'Imana. Noneho rero abana b'Imana, Imana ibasezeranya ko izaboherereza umuhanuzi. Tuvuga iki rero mbere yuko dusoma kiriya ibyanditswe? Tuvuge ko ikibazo kitubaza hano, dusoma muri Amosi. Ese yiba twari mu gihe cya Amosi koko twakabaye tumwemera nk'umuhanuzi w'igihe? Dusoma muri Ezekeri. Ese iki gihe kiramutse kibaye icy'umuhanuzi Ezekeri, bavandimwe bacu bapasiteri babwiriza, iki gihe kiramutse kibaye icy'umuhanuzi Ezekeri, twamwemera nk'umuhanuzi w'igihe? Bitihisi. Kadusubira inyuma gato duhereye hano imbere hafi. Niba ibyanditswe bitwereka yuko muri kino gihe cyacu Imana izatuma umuhanuzi Eliya,
kugira ngo aze ashyire ibintu ku murongo. Amen. Kenshi na kenshi umuhanuzi niwe ushyira ibintu ku murongo. Noneho iyo bimaze kujya ku murongo, abantu bagendera muri uwo murongo w'umuhanuzi yashyizeho. Haleluya. Niyo mabwiriza y'ijambo ry'Imana ku rugamba rw'iyi si, ku rugamba rw'iyi si. Ndabara muri iyi si turimo, ingabo zose zigira komanda uziyobora. Amen. Zigira komanda uziyobora. Urumva? Iryo ni isomo nanone tugomba gukuraho tukamenya. Noneho rero n'ubwoko bw'Imana igihe cyose, n'ubwoko bw'Imana igihe cyose, Imana muri buri gihe igenda ishyiramo umuhanuzi ijwi rimwe, ijwi rimwe. Haleluya. Kugira ngo abantu b'Imana bagendane n'iryo jwi, kugira ngo abantu b'Imana bo kunyuranya mu myemerere, mu myemerere. Va kuri ibi rimwe na rimwe bwo tujyaho sazi bigeri ngo turi abahanuzi, uyakiyita iki, uyakiyita kiriya, uyakiyita apotre, uyakiyita a prophet, uriyakiyita ambassador, uriyakiyita izo title zose. Ibyo byubahiro byose twiha go ari byo byumvikanisha ukuri kw'Imana. Abantu biyise ibintu nk'ibyo, umwe akiyita iki, ati nda apostles, undi ati ndi iki na kiriya. Yego, inkuru yumvikane neza, abantu bakagera naho bigira n'Imana. Abantu iyo bamaze gutakaza direction batangira kwiyita icyerekezo. Abantu bamaze gutakaza icyerekezo batangira kwiyita ibyo bintu. Urumva? Batangira kwiyita ibyo bintu. Hariya mu Burundi mu minsi ishize hariho uwigize Imana. Urumva? Hariho uwigize Imana. Abantu bamwe barabizi bo mu Burundi n'abandi bari barabizi. Hano muri Kongo hari abantu bigiraga Imana nabo. Umwe yitwaga Mukuna yaje kwigira Imana, undi witwa Kadima yaje kwigira Imana hano muri Kongo. Ibyo bigaragaza iki? Abantu nuko batangira buhoro buhoro biyita iki, ubwo baba batakaje direction, baba batakaje icyerekezo, badafite icyo babwiriza, bagatangira gushaka gusa ibyubahiro, bagatangira gushaka ibyubahiro, bakigira Imana. Urumva? Bakigira Imana. Burya nubona umuntu wigize Imana utangiye kototera iyo title, umenye akaje icyerekezo. Abantu kwiyita iki na kiriya, umenye ko batakaje icyerekezo. Ejo bundi hariya muri 88 twari ahantu za Nyamitanga, twari ahantu
za ntare hirya hariya ndaha, ariko twarakiriye Kristo nk'umukiza w'ubugingo bwacu. ubwo ryari itangira ry'uwitwa Kibweteri. Twari tukiri udusore tw'imigenda, iminsi itaratuma tugera aho tugeze. Duhura n'uwitwa Kibweteri, niho yatangiriye. Kibweteri duhuye nawe turamubaza tutari ko twari abasore babiri, turamutangatanga. Yari yambaye ishapure y'amasaro manini idasanzwe igera ku bibero. Twari abasore babiri duhurira nawe, abantu bazi Mbarara, duhurira nawe hano ujya Nyamitanga, aho ngaho muri rompuwaho. Duhura nawe afite iyo shapure. Turamubaza ati aratangira rero aravuga. Turamubaza tutari ko Kibweteri, naramubajije ninjye wamubajije. Ndamubaza ntari ko Kibweteri ati kuvuga amategeko 10 ati avuye muri Gatolika hariya Nyamitanga ntibabyemera ibyo. Aravuga ngo ntabwo babyemera. Ndongera ndamubaza nti none se bite byawe nabo? Ati nge natandukanye nabo. Ndongera ndamubaza nti se kuvuga ngo watandukanye nabo none ukaba wambaye ishapure yabo, areme aburi icyo avuga, aremekanye inkuru. Urumva? Ndamubaza nti se, ndongera ndamubaza Kibweteri ubwe tuvugana nawe, nari hamwe n'undi musore w'umunyankore bitaga Robert Tumusime. Ndongera ndamubaza nti turamubazaho, twaramwakuranwaga. Turamubaza tutese none wowe kutandukanye nabo, kuvuga kutemeranya na Gatolika, ati wowe ubu ngubu werekeje he? Abakuyoboka bakuyoboka bashingiye kuki? Aratangira rero. Urumva ko twari n'abasore, ntabwo ntiyanatinze. Yaravuze ati nshingiye ku mategeko 10 gusa. Abonye tumugeza bari nyakura aragenda Kibweteri. Ariko ishyerezo rye mwararibonye, mwararyumvise. Ibintu nk'ibyo rero, iyo abantu batamenye icyo Imana ikoze mu gihe cyabo, batangira gushakisha ibyo biyita, batangira gushakisha ibyo bemera kugira ngo ibyo biyita bemeze n'abantu. Urumva? Kandi reka nkubwire, nibyo aba bantu biyitima, hariho n'undi, uwo n'umwe Kibweteri hariya muri Uganda. Hariho n'undi bitaga Bushara. Bushara nawe yaje kwigira Imana hariya muri Uganda. Yatangiye kwigira Imana muri za 90, ariko yapfuye ejo bundi mu 2000 ngira ngo na 18. Yarigize Imana, yarigaruriye imitima y'abantu, kandi abantu izo nkuru bazumva bate? Kandi abo abantu izo nzira baziyoboka bate vuba? Urumva? Arapfa. Yari yaratandukanije abana n'ababyeyi babo, ndabazi bamwe. Uwo Bushara yari yaratandukanije abagore n'abagabo, ndabazi bamwe, ndetse bamwe b'Abanyarwanda ndabazi bene wacu. Urumva? Bayoboka ibintu nk'ibyo. Ibyo ni iki? Ni iyo abantu bananiwe kubona Imana nyamana, bananiwe kwibona mu ijambo ryayo,
dore na hano ubwo rero dutangiye kwiyita ibi tukiyita biriya, haramutse habayeho igihe runaka uzumva bamwe muri twe hano biyise Imana. Urumva? Uzumva bamwe muri twe biyise Imana. Erega iyo twiyita ibi na biriya aho niho tuba twototera. Urumva? Ariko abo bose navugaga bagiye bapfa. Bagiye bapfa. Urumva? Bagiye bapfa. Nta muzimu ukibarimo. Abayoboke babo basigariye aho. Ariko nibyo tuba turi hano kugira ngo tubwire abantu, nyamuneka nimwumve icyo Uwiteka avuga. Iyo abantu banyuranyije n'ubushake bw'Imana, haleluya, ikimenyetso kimwe mu bigaragaza ko abantu banyuranyije n'ubushake bw'Imana, urumva, ni izi nzira nyinshi turimo z'imyemerere zidutandukanya. Ni izi nzira nyinshi zo turimo z'imyemerere zidutandukanya, urumva, zidutandukanya. Hano hari ikibazo. Kera iyo ngiyo tukiga, iyo mu banyamahanga iyo twigiraga, ndibuka ikigo twigiragaho cyarimo abana bagera muri 500, ikigo cya primary. Ariko abanyarwanda twarimo ngira ngo turi nk'abantu 8. Noneho tukagira umwarimu w'umunyamahanga, abarimu bacu bari abanyamahanga bose, nta munyarwanda wari urimo. Noneho akabamwo umwarimu umwe yigishaga umwaka wa 5. Noneho yaba yahagaze imbere yacu akatubwira ijambo, yarangiza akatubaza, noneho akagira atya akamenyetso ka question mark, akagakora atya n'ukuboko ukwe kugira ngo dusubize. Noneho hano hari question mark, hari ikibazo. Harya izi nzira zacu, harya iyi myemerere yacu turagenda dufata hirya no hino kugira ngo tubumbe ikintu kimwe, kwizera mu mitima y'abantu b'Imana. Harya inzira zacu izi tutemeranyaho muri iyi si yacu twitegekaho. Ndasubiramo. Harya izi nzira zacu zitandukanye zidutandukanya tutemeranyaho muri iyi si, tukiri muri iyi si twitegekamo. Harya ubwo uratekereza ko izo nzira tuzajya tuzibisikaniramo tujya mu ijuru? Tuzajya tubisikana? Bamwe bagenda ikijyepfo, abandi berekeza amajyaruguru, abandi berekeza iburasirazuba, abandi berekeza iburengerazuba.
mu ijuru tutitegekaho? Ni ikibazo. Urumva? Hagomba kubaho inzira imwe. Haleluya. Hagomba kubaho inzira imwe, niko ibyanditswe byera bivuga. Inzira imwe, n'ubwo buryo bw'inzira imwe n'ubu ngubu nuko Imana yohereza muri buri gihe ijwi rimwe. Imana muri buri gihe yohereza ijwi rimwe. Mu gihe cya Mose Imana yohereje ijwi rimwe rya Mose. Haleluya. Niwe wari umuhanuzi w'igihe. Mose amaze kuvaho, Imana yatoranyije irindi jwi, ari ryo jwi rya Yoshua, kugira ngo ayobore ubwoko bw'Imana. Haleluya. Bamaze no kugera mu isi, mu gihugu cy'isezerano, Imana yashatse umuhanuzi Samweli, ishyiraho n'abacamanza, ariko abacamanza bose bari munsi y'ijwi rimwe ry'umuhanuzi Samweli. Icyubahiro kibi cy'Imana. Igihe cyose Imana ikoresha ijwi rimwe ku bantu bayo. N'iryo jwi rimwe ku muhanuzi, ku bantu bayo, ni umuhanuzi. Haleluya. Mu gihe cya Yesaya, igihe cy'umwami Hezekiya, hariho umuhanuzi umwe, Yesaya. Abariho muri icyo gihe bumvaga ijwi rimwe ry'umuhanuzi Yesaya. Urumva? Imana ishobora byose ntabwo yazaga mu nzira z'abantu zitandukanye. Yumva mwene data? Ntabwo yazaga, Imana ishobora byose ntabwo yazaga, ntabwo iza mu nzira z'abantu zitandukanye, ahubwo ihamagara abantu ngo baze mu nzira zayo. Itumye umuhanuzi. Muri kino gihe cyacu Imana iratuma umuhanuzi Eliya, azavuga ngo uku niko Uwiteka avuga, asubiza abantu ku ijambo ry'Imana. Ari nacyo cya gipimo navugaga, Imana ipimisha abantu bayo. Amen. Nakomeje kuvuga ibyanditswe, ariko reka nsome uyu murongo. Bavandimwe bacu, inshuti zacu, abadukunda, nababwiye ko umwanzi wacu ari umwe. Umwanzi wacu ni Satani. Satani rero arakwanga, aranyanga. Urumva? Nifuzaga ko dusomera ijambo mu Itangiriro igice cya mbere n'umurongo wa 11. Itangiriro igice cya mbere n'umurongo wa 11. Imana iravuga iti, ubutaka bumeze ubwatsi n'ibimera byose byere imbuto ku butaka, n'ibiti byere imbuto ku butaka zirimo utubuto twabyo, igiti cyose cyere imbuto zikwiriye ubwoko bwacyo.
urumva inshuti yanjye muvandimwe iyo Imana itanze itegeko ihagararana n'iryo tegeko. Amen. Iyo Imana itanze itegeko ihagararana n'iryo tegeko. Ijambo ryayo ni itegeko. Ni itegeko ni ijambo ryayo. Amen. Aha. None ibyanditswe bikavuga ngo umuntu nankunda azitondera amategeko yanjye. Hepfo akavuga ati umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye. Icyubahiro kibi cy'Imana. Ya. Urubyiruko Imana iruha itegeko. Nari nabivuzeho kare. Abagabo Imana ibaha itegeko kugira ngo kibe ari cyo kimenyetso kigaragaza ko bubaha Imana. Abagore Imana ibaha itegeko kugira ngo kibe ari cyo kimenyetso kigaragaza ko bubaha Imana. Sibyo? Ibyo nibyo. Reba imibereho isirimo. Urumva? None ahangaha isi ntabwo ifite icyerekezo. Hariho za divorce ku manywa na nijoro. Abana ntibacyumvikana n'ababyeyi. Abagore ntibacyumvikana n'abagabo. Ibintu nuko bimeze. Urumva? Kubera iki? Nababwiye ngo gusenga cyo kigaragaza yuko abantu bakunda Imana. Urumva? Ni benshi basenga mu nsengero. Ni benshi bajya imbere y'ubuyobozi bw'umurenge. Ni benshi bahagarara imbere ya pasiteri na padiri. Biriya ni umuhango uwo gitifu akora hariya kurahiza, kuko itegeko rimuha uburenganzira n'ububasha bwo kubikora. Urumva? Padiri na pasiteri hariya ni umuhango bakora, kuko nyine padiri na pasiteri bagomba gukora ibyo. Urumva? Ariko mu mitima y'abantu kubera yuko bazi ijambo ry'Imana, kubera yuko badahaye itegeko ry'Imana agaciro, niyo aya makimbirane ahora mu ngo z'abantu, niyo aya ibi biyobyabwenge, ni kaka kaga nonaha isi ifite. Umuntu aribaza ngo ariko abantu babaye batese nyine, ngo abantu ngo ko muri kino gihe abantu batandukana cyane. Rega nta gihe abantu batatandukanye.
ahubwo impamvu utabibonaga wowe muri kiriya gihenge nawe tutabibonaga nuko abantu bari batarororoka nko muri kino gihe cyacu. Abandi babaga kure, abandi bakabiyo, isi nuko imeze. Ariko ibi byose bitewe n'iki? Ibi byose bitewe n'ikintu kimwe, nuko abantu batabashije kubaha ijambo ry'Imana. Batabashije kubaha ijambo ry'Imana. Abagore, abagabo, ingo zirimo imvururu, ingo zirimo amakimbirane, imanza ziri mu butabera. Ariko ibaze kujya gushaka umugore mukundanye bya sheri na shushu, nyuma y'icyumweru ukamujyana mu butabera. Icyo cyo si ikindi kigiye. Ibaze gushaka umugore, umugabo mukundanye sheri na shushu, nyuma y'iminsi ibiri ukamujyana mu butabera. Babandi babaherekeje, babandi babaririmbiraga twa turirimbo, babandi bo mu miryango yanyu babatangiraga ubuhamya, rimwe na rimwe na za nka z'imbeho babahaga zitataha nazo zubakiye ku kinyoma nk'icyo kindi. Ejo bakumva ngo muri hariya muraregana. Urumva muraregana. Ibi byose ni iki? Si uko aba bantu bombi bashakanye banganye na gato, ahubwo ikibazo ni kimwe, nuko aba bantu bombi batubakiye ku bushake bw'umuremyi wabo. Amen. Bakobwa bacu mutwumve, bana tubyara abasore bacu mutwumve, ntabwo tubihatira umuntu gusa, turabivuga bikumvikana mu matwi yanyu, twebwe tugashyira nzira tukagenda. Ababyemera bakabyemera, ababyanga bakabyanga, abavuga ibi bakavuga ibi, ariko twebwe tugashyira nzira tukagenda. Iyo byumvikanye mu matwi y'abantu rero, imitima y'abantu ntibyakire. Umwanzi Satani araza akinjira. Urumva? Akinjira mu mugore, akinjira mu mugabo, akabadurumbanya. Si kugira ngo bapfa n'ikintu kinini, ugira ngo bapfa n'ikintu kiri aho kigoranye, ahubwo ikintu kinini ko aricyo cyabahuje, kuba umugore n'umugabo. Ntabwo bapfa n'ikintu kinini, bapfa kutunyoma babeshya, bapfa utunyoma babeshya naho ngaho. Urumva? Aho cyubahiro kibi cy'Imana. Noneho utwo tunyoma babeshyana, urumva, umwanzi Satani akuririra kuri utwo, kuko banze ukuri bakwiriye kubakiraho. Bemeye utwo tuntu tw'utunyoma babeshyana. Satani rero azira kuri utwo tunyoma babeshyana, akatwagura. Satani ni umwuka. Satani ni umwuka uza akicara mu bantu, akabashyira muri ubwo buzima, ashingiye kuri twa tunyoma abantu babeshyana. Imana nayo ni umwuka ushaka gutura mu bantu,
ushingiye kuri uku kuri tubabwira. Haleluya. Nibyo Imana ni umwuka, cyubahiro kibi cy'Imana. So reba hano mwene data, ibyanditswe biratweretse Imana itegeka. Iyo Imana itanze itegeko, kuko ijambo ryayo ari itegeko, igendera muri iryo tegeko. Haleluya. Ho, iyo igihugu gishyizeho constitution, iyi constitution igihugu gishyizeho baryita itegeko nshinga rimwe. Itegeko nshinga rimwe rishingiweho n'andi mategeko yose. Urumva? Constitution. Iyo utwaye ikintu cyundi, rya tegeko nshinga rishingiweho n'andi mategeko yose agenga umuryango nyarwanda, ritegeka umupolisi cyangwa rigategeka urundi rwego rubishinzwe, cyangwa rigategeka akagari, cyangwa rigategeka umurenge, cyangwa rigategeka umudugudu, rikavuga riti uyu muntu utwaye ibintu by'undi, umudugudu cyangwa isibo, ni mumuzamure mumwigize imbere. Barakujyana bakakugeza ku murenge. Iyo bakugejeje ku murenge bakabwira polisi batari kuyu muntu, kuko ndakeka ko buri murenge dufiteho urwego rw'abapolisi, ariko bashyirwaho na rya tegeko nshinga. Haleluya. Ya, iyo rikugejeje ku murenge, umupolisi arakubaza ati uje gukora iki hano? Ugatangira uti kandi bavuze ngo atinjira hariya. Iyo umaze kwinjira hariya, ariko ibyo byose bishingiye kuri rya tegeko nshinga rigenga umuryango nyarwanda, kuko ririya tegeko nshinga rigenga umuryango nyarwanda ryubakiweho n'andi mategeko menshi, n'ayo mategeko menshi yubakiweho harimo kwihesha, umuntu wiheje ikintu cy'undi. Itegeko rimutunga urutoki. Urumva? Warangiza umupolisi, ntabwo umupolisi azi iwawe ngo akurebe gusa gufate. Ntabwo umunyesi bazi iwawe ngo akurebe gusa agufate. Baza kubera yuko hari impamvu. Icyubahiro kibi cy'Imana. Wenda nubwo haba hariho abarengana rimwe na rimwe mu buryo nk'ubwo, wenda nk'umugabo numvise nimugoroba nibagiwe n'izina rye, gitifu umurenge yafashe akajyana mu nzererezi wiyongiye mu hirya aho. Urumva? Noneho abantu bakavuga ngo ni mu nyumvishe. Sinzi ibyo, ni inkuru umuntu aba yumvise, wenda nizo kandi nizo kuko biba binagaragara. Ariko
ntabwo umuntu ashobora kugusanga mu rugo ngo azagufate gusa agushorera kujyane hariya. Hagomba kuba hari impamvu, niyo mpamvu itegeko rikayitunga urutoki. Itegeko iyo riyitunga urutoki mu isibo, riba ryereka mutwara sibo impamvu, noneho mutwara sibo agakurikirana iyo mpamvu. Itegeko iyo riyitunze urutoki impamvu runaka mu mudugudu, rya tegeko rishingiweho n'ayandi, ribwira umudugudu riti tabara, bikazamuka gutyo. Icyo ni iki? Iryo ni itegeko nshinga rigenga umuryango nyarwanda, rigenga umuryango nyarwanda, ryashyizweho n'umuryango nyarwanda. Umuryango nyarwanda witoreye itegeko riwugenga. Urumva? Niba ngibi byo twavugaga bya marriage and divorce, uyu munsi basezeranye, ejo batandukanye. Umuryango nyarwanda, itegeko nshinga ryashyizweho n'umuryango nyarwanda, kandi ryashyiriweho umuryango nyarwanda, rifite icyo ribivugaho. Riravuga ngo niba mwemeranije nimushakane, mushyingiranwe, ariko uburyo butatu bwo gushyingiranwa n'ubu: ivangamutungo rusange, n'ivangamutungo muhahano, n'ivangamutungo. Murabyemera? Aho bikaba bigiyeho. Noneho hirya rikakubwira ritariko icyo waba wemeye kimwe muri ibi, rirabwira umuyobozi w'irangamimerere, arari gusomera, rikamubwira riti ngaho gira icyo umvugaho. Umuyobozi w'irangamimerere ntajya hirya, arivugaho icyo rimusaba. Noneho rikamubwira ngo ariko umugabo nata urugo wese mu bagize urugo babiri akaruta, itegeko nanone rikavuga ngo ya ubwo yataye urugo habeho divorce. Aya mategeko atugenga, ijuru wirishakira kuri. Aya mategeko umuryango nyarwanda wishyiriraho, umuryango nyarwanda uyahagarara inyuma, kandi agacira urubanza umuryango nyarwanda. Cyumve neza, ijuru rero wirishakira kuri, rihere hano. Urumva? Rihere hano, riheraho. Turavuga dusoza, twashyizeho urufatiro, turashyiraho urufatiro. Twari tumaze iminsi turi mu bintu bimwe bitandukanye, turi no mu ivugabutumwa ahandi hatari naha, ariko biba ngombwa ko tugarukana hano kuko hano ari iwacu, shingiro ry'ahandi ni iwacu. Icyubahiro kibi cy'Imana. N'ubundi rega umuntu udafite iwabo ntaba afite n'ishingiro, ariko ishingiro ry'ivugabutumwa ryacu ni hano iwacu, niho twitirirwa, ni naho Imana izadukura. Icyubahiro kibi cy'Imana. Iwacu hano iwacu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero rimwe na rimwe tugira dutya tukajya n'ahandi, ariko Imana itubwiye ngo nitujye n'ahandi. Icyubahiro kibi cy'Imana. Noneho rero ariko ibyo byose nubwo biriho, nubwo hariho iryo tegeko nshinga ry'umuryango nyarwanda witoreye, ariko umuryango nyarwanda waremwe n'Imana. Imana rero iwushyiriraho ijambo ryayo. Icyubahiro kibi cy'Imana. Ibintu byose Imana yabihaye itegeko ryo kubaho.
igiti uko Imana yagitegetse ngo abe ariko kibaho, na n'ubu niko kibaho. Niyo bakibanguriye ariko kiguma kitwa igiti. Ibimera itegeko Imana yabihaye niryo rikibirinda n'ubu, kandi Imana iracyari muri iryo tegeko. Icyubahiro kibe cy'Imana. Noneho Imana iri mu muntu, urumva, yamushyizemo icyo bita free in more ages. Urumva bisobanura iki? Ntabwo yamuremye nk'uko yaremye ibindi byose. Haleluya. Kuko yamuremye mu ishusho yayo, yamushyiriyeho kwihitiramo ku bushake. Icyubahiro kibe cy'Imana. Nicyo gituma inka bazubakira urugo, kuko zitihitiramo. Ndavuga nsoza. Ihene bayizirika mu kiziriko bakayikurura kutihitiramo. Imbwa barayicirira bagashaka umunyururu bakayizirika kutihitiramo. Ariko ibyo byose bishingiye ku itegeko ry'ubihitiramo. Ariko Imana iri mu muntu yamuramanya kwihitiramo ku bushake bwe. Noneho icyahisemo kikamubarwaho. Urumva? Ariko muri uko guhitamo ku bushake bw'umuntu, Imana yamushyize imbere ijambo, imushyira imbere n'urupfu, kugira ngo irebe n'icyo umuntu ahisemo. Urumva mwene data mushiki wanjye, n'iki umuntu ahisemo? Urumva, kenshi na kenshi duhitamo nabi. Isi ihisemo nabi. Ku musaraba i Kalivariyo babambye umwami w'ubugingo Yesu Kristo, babamba n'umujura mukuru w'abajura w'icyo gihe. Umukuru w'abajura n'abicanyi, Kondo, umujura, umwicanyi ruharwa, Baraba. Urabona, Imana yashyize hariya abantu babiri, ibintu bibiri: ubugingo bwari muri Kristo, ibushyira ku musaraba. Ndavuga nsoza, niyo nari ngitangira kubwiriza. Ubugingo bwari muri Kristo, ibushyira ku musaraba. Niko ibyanditswe byera bivuga, biravuga ngo muri we harimo ubugingo, ryari ku musaraba. N'urupfu rwari muri Baraba, hehe ku musaraba nawe. Isi yahisemo iki? Umucamanza Pilato ababarira ati mbarekurire nde? Mbarekurire Kristo umwami w'Abayuda? Baravuga batoya mubambe n'amaraso yacu tubarweho. Amaraso yatubarweho. Wasubiza iki se iyo wanze icyo? Wakwireguza iki iyo wanze icyo? Bati mubambe n'amaraso yatubarweho. Baravuga ngo Pilato arababaza ati se mbarekurire nde? Baravuga bati turakurire Baraba. Icyo ni iki? Arababaza ati Kristo, Yesu witwa Kristo mugirene. Baravuga bati mubambe amaraso yatubarwaho n'abana bacu. Ayo ni amateka yanditse, nyine se ntiyababazweho?
Isirayeli se ntiyasenyutse? Urumva Isirayeli ntiyasenyutse? Bamaze imyaka ingahe se bari mu guteraganwa hirya no hino? Bamaze imyaka ingahe bari mu guteraganwa hirya no hino kubera guhitamo kwabo kwa nabi? Ndavuga nsoza. Cyubahiro kibe cy'Imana. Bahisemo umujura Baraba, bahisemo umwicanyi Baraba. Urumva Pilato arangije akubita umwami, akubita umwami. Urumva Pilato, ariko ntiwibuka ko Pilato yari umuroma? Amaze gukubita umwami urushyi, amaraso y'umwami nawe aramwokama Pilato. Urumva babandi bavuze bati murekure, bati mubambo turekurire Baraba, amaraso y'umwami nawe arabokama. Wikina nibi, wikinisha ibyo bumva. Ntabwo tuba twabuze icyo dukora, ntabwo tuza kuvuga ngo nibadushyirireho 1,000, nibaduha amadolari 2 yo Mana isabiriza n'Imana ki? Ntabwo ari ibyo bituzana hano, ngo 1,000 ni gike. Urumva ntafite amafaranga sinajya kuyasaba nyakubahwa perezida wa Repubulika. Urumva yaranayaduhayaga yewe. Urumva ntidufite beneri hariya ntiyuzuye, twasaba Imana bikagenda bityo. Ikimana no tuza kubwira abantu impamo y'ibintu. Isi maze guhitamo nabi, ihisemo Baraba, umwicanyi, umujura. Urumva nicyo gituma guhitamo nabi ku isi ari byo ibi bibazo wumva hirya no hino. Izi ntambara ziri hirya no hino ku isi ni ukubera iki? Baje umwami w'amahoro bahitamo umwicanyi Baraba. Nibyo urumva Pilato amaze gukubita umwami urushyi. Pilato ngira umugabo w'inshuti yanjye witwa Nyandekwe, atuye hariya Mbandazi. Iyo arebye umuntu akareba yikoresha ibitari byo aravuga ati yaracanganyikiwe. Urumva ndavuga nsoza. Pilato amaze gukubita umwami yaracanganyikiwe, ajya mu kidendezi gucanganyikirwa. Amaraso y'umwami aramucanganyikisha, ata umutwe ava iwabo mu Baroma, aragenda yiyahura mu kidendezi muri Polandi. Igihe Pilato yiyahuriye, iyo kigeze cya kidendezi kiraruruma, icyo yiyahuyemo kiraruruma kigahinda nk'ikirunga cyenda kuruka hariya muri Polandi. Wenda ahariho hose ariko muri Polandi niho mvuga. Icyubahiro kibe cy'Imana. Guhitamo nabi kw'abantu. Reka duhitemo umuremyi wacu, reka duhitemo ijambo ry'Imana, kizi ijambo ryayo ubutumwa bw'igihe imbere yacu. Iyo rero twanze ijambo ry'Imana aribwo butumwa bw'igihe yohereje mu kanwa k'umuhanuzi, tugatangira tukaremekanya inkuru ngo kera Imana ngo yavugaga ngo yavuganiraga natwe muri basogokuru. Iyo ni inkuru yumvikana, ngo niravuganira natwe mu kanwa k'umwana wayo, inkuru yindi yumvikana ariko isobanuwe nabi. Urumva? Yes,
none akanwa ka Yesu Kristo ni akahe? Umwana w'Imana tuvuga, akanwa ka Yesu Kristo ni umuhanuzi. Haleluya. Iyo waje umuhanuzi, akanwa ka Yesu Kristo ni umuhanuzi. Iyo waje umuhanuzi ukavuga ngo Imana iravuganira nawe mu kanwa ka Yesu Kristo, tubwira hari wawe yo natwe tuze twese kuko turabigeneye. Icyo ni ikinyoma, cyo ni ikinyoma. Ko n'utuntu abantu bahimba. Cyubahiro cy'Imana. Turashoje rero. Imana itanze itegeko irigenderamo. Imana ibagirire neza. So ijambo ry'Imana rirema presence, rirema kubaho mu ngo z'abantu, rirema kubaho mu barishaka. Imana ibagirire neza. Twashyiragaho urufatiro, umwami nabishaka ubutaha tuzagaruka. Nta kibazo dufitanye n'umuntu, ariko ikibazo tugifitanye na Satani. Abantu bahisemo Satani ku musaraba, baraba nizo izi mfu twumva ngo umugore yisha umwana. Ibaze umugore wabyaye umwana se yamubyariye kumwica, ngo hepfo hariya mu Ruhango umugabo yisha umugore. Aho niko amakuru abatubwira, ngo kandi hari ibunaka ngo umukecuru bamuhotoye bamusanze mu mizi y'igiti yapfuye, ngo kandi hariya ngo bisha umwana bamuta mu kidendezi. Ibyo byose ni iki? Hirya iyo mu Burayi ngo bimeze bitya, hirya iyo muri Amerika ngo bimeze bitya, hirya no hino ngo bimeze bitya. Hariho n'uwigeze kwiyahurira mu rusengero, ibintu nk'ibyo. Niki? Ntabwo abantu bamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana ngo bakugenderemo, ahubwo bahisemo kwikiriraho inzira zabo, bakanga ijambo ry'Imana, kuko Imana iyo yatanze itegeko ry'iryo jambo ryayo irigenderamo, imbaraga zayo ziba ziraho. Imana ibagirire neza. Twe turavuga ibi tukabisiga. Wabikerensa nta kibazo, wakerensa nanjye ubivuze nta kibazo. Turabivuga tukabisigaho, twebwe tukigendera. Ariko Imana ireba ibyavuzwe, ikamenya n'impamvu bivugwa. Iyo abantu batabyemeye ngo babyizere, Bibiliya iravuga ngo uru ni rwo rubanza, kuko umucyo uje ku isi abantu bagakunda umwijima. Umwijima ni uguhitamo nabi kw'abantu. Imana ibagirire neza. Urakoze mwungeri. Ijuru n'isi bizashira, ariko ijambo ryawe ntirizashira. Genderera abaryumvise, ubuntu bwawe bubane nabo, bo kutekereza yuko ari ikintu gisanzwe, ari uburyo bw'imyemerere n'idini bivugwa. Ibintu byose bizashira, ukubiyemwo n'ibyo, ariko ijambo ryawe rizagumaho. Umugishira ijambo mu matwi y'abaryumvise no mu mitima yabo, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibagirire neza, Imana ibafashe, iturebesha amaso y'imbabazi. Murakoze cyane. Harakabaho nyakubahwa Perezida wa Repubulika, harakabaho u Rwanda n'Abanyarwanda. Niryo shingiro ry'ivuga butumwa ryacu. Shalom.